The ZOOM TV24. wenda gukurwa ngingo bitekerezo ya jenoside nabigendanye n'ibyo mukora n'ibiki wenda twatangira mwibwira abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Ngabo Leo, kubona abantu bisanzwe nyine ibimenyerewe. So numva ko uruhare rwacu nk'abahanzi ari ugufatanya tugashyira hamwe tugakomeza kwiyubaka tunubaka igihugu cyacu. Uko insanganyamatsiko ibivuga. Uri umukinnyi wa filime ndetse uri umuntu urebwa n'abantu benshi baragukurikirana mu mwuga wanyu wa filime. Ese niki mukora kugira ngo muri mwatagira wenda ugaragazwa n'ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se andi macakubiri yari yose? Ibyo bintu ntabwo bijya bitorangwamo kuko twebwe inyigisho turazizi, hanini turaganira cyane, tukiga ahubwo tukita ku buryo tugomba gutanga izo nyigisho biciye mu mikino dukora, tutarinze guhanga twe tubijyemo, ahubwo twe tukabicisha mu mikino kugira ngo babone yuko ibyo bintu bitagomba kuba bitazongera no kubaho. Aho u Rwanda rugeze ukurikije naho rwavuye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, ubona kuri iki gihe hari umuhanzi wagakwiye cyangwa se umukinnyi wa filime cyangwa se umustar, umuntu urebwa n'abantu benshi wagakwiriye kurangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside? Nta muntu wagakwiye guhura n'icyo kintu cyangwa kuba gifite ntugifite muri we, wenda ni imyumvire afite itari myiza, ariko nkeka ko igihe tugezemo ibyo bintu bitakibaho, ntabwo bikibaho, nta n'uwo bikigaragaraho. Niko mbitekereza njyewe. Ukurikije amateka ya jenoside u Rwanda rwanyuzemo mu mwaka wa 1994 n'uyu munsi turiho muri 2019, watekerezaga ko u Rwanda rwari kuba rumeze uko rumeze ukurikije ukuntu byari bimeze? Nkurikije uko byari bimeze byari bigoye cyane, nanga bigeze byari bigoye, ariko bitewe n'ubuyobozi dufite n'intego bwihaye, bigaragara ko ari ibintu intego barazihaye bashyira muri gahunda imvuga ibingiro. Ubu ngubu vizira cyangwa ntabwo biragera aho tubishaka. U Rwanda rugomba gutandukana n'ahandi hantu hatandukanye hariho hose utekereza ko. Nanjye numva ko nta bumwe mu bifuza ko u Rwanda rwatera imbere cyane kurenzaho. U Rwanda wenda dusoza no u Rwanda mwifuza nk'abakinnyi ba filime y'u Rwanda mwifuza nk'urubyiruko, n'u Rwanda rumeze ute? Kandi ibintu wenda mwanavuga ko ati natwe tuzaba twabigizemo uruhare twabiharanira. U Rwanda twifuza ntabwo ari twe twenyine nk'abakinnyi ba filime, ahubwo u Rwanda ngiye ku giti cyanjye nifuriza abanyarwanda bose muri rusange ni u Rwanda rw'abantu bashyize hamwe, basangira, basurana, batembererana, basangira akabisi n'agahiye. Ni rwa Rwanda nyine sinzi ukuntu nabikubwira, ni ya paradizo yibera hano muri itemberamo hano, niyo numva nifuza. Kuva ko muri jenoside yakorewe abatutsi abahanzi abantu b'abanyempano bishwe, mwumva mubifata ute? Ni impano u Rwanda rwatakaje ikintu gikomeye cyane. Muzakora iki kugira ngo ibyabaye muri jenoside, byabaye ku bahanzi, byabaye ku Nyarwanda muri rusange ntibizongere kuba kundi? Ntabwo byakongera kuba kuko nta ntambara duteganya, ahubwo tuzahora tubibuka, tunereka abana bacu, tunereka ibindi bihugu muri rusange yuko igihugu cyacu gifite ubutwari kandi duharanira kugira ngo dutere imbere cyangwa duteze imbere igihugu cyacu. Ikindi wenda gutyo ubibona, urabona ko turi kwibuka abahanzi bacu, ariko biranababaje kuba twaba turi kwibuka abahanzi bagenzi bacu, ugasanga bamwe mu bahanzi nyirizina bari bagezweho muri kino gihe muri kino gihugu ntibahari, ntibaje kwifatanya n'abandi muri kino gikorwa. Nk'ubu ushobora kumwegera akakubeshya ngo yagiye mu kandi kazi, ugasanga nabyo ni ibintu bibabaje. Ahubwo sinzi niba wambaza ngo tuzakora iki, ahubwo navuga ngo ntanenga babandi bakagombye kuba bari hano kugira ngo nabo bamenye kino gikorwa, nabo bakiteho, bakigira icyabo. Kuvuga ngo kwibuka ntibikwiye guharirwa bamwe rero? Ntabwo bikwiye guharirwa bamwe, ni ibya twese nk'abanyarwanda kumva ko igikorwa ari icyawe nyirizina. Ubundi wewe igikorwa cyo kwibuka ugifata ute, cyane cyane bihuje n'amateka, duhuje n'icyerekezo cy'u Rwanda? Igikorwa cyo kwibuka uko uburyo nyifata nk'amateka yabaye ku bintu yabaye ku Rwanda, tutazigera twibagirwa kandi tudakeneye ko azongera kugaruka. Dukeneye yuko tugomba kuba dukeneye kuba dufite amahoro, ubumwe, urukundo,
ishyaka, ubutwari, ibintu nk'ibyo. Turashimiye cyane, urakoze namwe. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.